Uyu munsi tugiye kuvuga ku rurimi, tugiye kuvuga ibyo udasanzwe umenyereye wumva bavuga ku rurimi, n'ubundi bavuga bakoresheje ururimi. Reka dutangire twumva ibyo abafilozofe cyangwa se abahanga bagiye bavuga ku rurimi. Nk'ubwo umufilozofe witwa Sokarate yaravuze ati, mbere y'uko uvuga ikintu icyo ari cyo cyose, banza wibaze bino bibazo bitatu: ese ibyo ngiye kuvuga ni ukuri, ni ingirakamaro kandi ni byiza, hanyuma ubone kuvuga. Umuhanga Sigmund Freud yaravuze ati, ururimi rushobora gusohora ibihishe mu mutima kabone n'ubwo twe twaba tubihishe. Umuhanga Shakespeare yaravuze ati, ururimi ni nk'inkota cyangwa ni nk'impeta y'urukundo bitewe n'urukoresha. Umuhanga kandi Voltaire yaravuze ati, amagambo ni ibintu birasa, iyo uyavuga nabi arica, wayavuga neza agakiza. Ndetse n'umuhanga Confucius yaravuze ati, iyo amagambo y'ururimi adakoreshwa neza, ibitekerezo birasobanya kandi nabyo bikaganisha ku kavuyo. Ni mu gihe undi muhanga witwa George Orwell yavuze ati, ushobora kugenzura abantu ukoresheje ururimi. Iyo wabaryoheye mu rurimi rwawe, uranabigarurira mu bitekerezo byabo. Bibiliya yo ivuga ku rurimi gutya: Zaburi ibice 34 umurongo wa 13 havuga ku rurimi gutya: ari hehe umuntu ukunda ubugingo bwe akifuza guhirwa mu buzima bwe bwose? Ururimi rwawe rero urarurinda ikibi, n'umunwa wawe uwurinda amazimwe. Ndetse no muri Matayo ibice 12 umurongo wa 36 haranditse hati, ndababwira ku munsi w'urubanza abantu bazabazwa ijambo ryose ritagira aho rishingiye bazaba baravuze. Yakobo kandi nawe igice 1 umurongo wa 26 yavuze ku rurimi ati, niba hari uwibwira yuko ari umuyoboke w'Imana ariko ntashobore gutegeka ururimi rwe, aba yibeshya, n'iyobokamana rye riba ari ubusa. Mu migani havuga ku rurimi gutya hati, ufata ururimi rwe akabumba umunwa we, umutima we aba awurinze amakuba. Imigani kandi ibice 18 umurongo wa 21 haranditse hati, ururimi ni rwo rugenga urupfu n'ubuzima, abarwishinga bazabona ingaruka zarwo. Munyemerere turebe umwandiko w'imikarago 10 utubwira ibintu bitangaje ku rurimi abantu benshi badakunze kwibuka. Ikintu cya mbere wamenya ku rurimi nuko ururimi rwigiramo ubwiyoroshye ku buryo rushobora kujyanwa mu bice byose, hepfo hejuru, hirya hino. Ibi ni byo bituma abantu nka Ziad Fazahi ashobora kuvuga indimi 50 na Rowanis Ikonomou akashobora kuvuga indimi zigera kuri 30. Usanga indimi zabo zaragororotse cyane kandi zishobora kujya mu byerekezo byinshi bitandukanye. Nk'ubwo ra yo mu Cyesipanyolo bigura umuntu wese utarayimenyereye, kimwe na ya yo mu Cyarabu ndetse na u yo mu Gishinwa usanga bigora umuntu wese utarabimenyereye. Icya kabiri wamenya ku rurimi ni uko hari abantu baba badashobora kuvuga neza inyuguti ya ra ndende cyangwa sa, kubera yuko ururimi rwabo rusa nkaho ruryamye mu kanwa ku buryo kuzamuka cyangwa se kwikaraga bibagora. Akenshi biba byaratewe na ankylosing cyangwa se kuba imitsi yo munsi y'ururimi ifatanye cyane n'akanwa. Ariko nanone izi nyuguti zishobora kubananira bitewe no gusaza cyangwa se ubundi burwayi, kuko n'imikaya yo mu kanwa iyo yananiwe ntago baba bashobora kuvuga ziriya nyuguti twavuze haruguru. Ariko nanone zishobora kubananira bitewe n'imico cyangwa se n'ururimi kavukire ku buryo kubivuga byamunanira. Icya gatatu wamenya ku rurimi ni uko ururimi atari rwo rukora amacandwe gusa, nirwo rutuma amacandwe akorwa. Niyo hagize ikintu kijya mu kanwa nk'isukari nk'umuntu cyangwa se ikindi kintu, rutanga amakuru y'uko rukeneye amacandwe, hanyuma narwo rukayakwirakwiza hose mu kanwa
akarufasha kumira ibyo kurya ndetse no kuba rwabasha kuvuga neza. Icya kane wamenya ku rurimi ni uko ururimi rushobora kubira ibyuya. Ababyibuka tuvuga ku munwa twabonye yuko umunwa wo utajya ubira ibyuya, bitandukanye cyane n'ururimi. Ururimi rushobora kubira ibyuya, gusa narwo uburyo rubira ibyuya ni mu buryo bw'umwuka, ari nayo mpamvu usanga nk'abantu barwaye bashobora kuzana amabara mu kanwa y'umweru, byatewe n'uburyo ururimi rwagiye rubira ibyuya. Icya gatanu wamenya ku rurimi ni uko ururimi rwumva uburyohe uko rwakabaye. Kera mu bushakashatsi bwari bwarakozwe byemezaga yuko ururimi rugira agace kamwe kumva uburyohe, akandi kakumva ibisharira, ibirura ndetse n'ubundi buryohe butandukanye. Gusa ubushakashatsi bwakozwe vuba bwerekanye yuko ururimi rwose rushobora kumva ubwoko bwinshi bw'uburyohe butandukanye bitewe n'utudomo tuba turi ku rurimi, akaba ari two dushobora gukurura ubwo buryohe, kandi utwo tudomo turi henshi cyane ku rurimi. Ururimi rwacu rushobora kumva amoko 5 y'uburyohe atandukanye, n'ubwoko bw'ibisharira, ibirura, birimo umunyu ndetse n'ibirimo isukari, ndetse n'uburyohe bwa mwami tubona mu nyama. Icya gatandatu wamenya ku rurimi ni uko ururimi rugizwe n'imikaya ikomeye cyane kurenza ahandi henshi mu mubiri. Ururimi nta gufa rugira, ariko ruba rukomeye ugereranyije n'indi mikaya. Iyo urebye uburyo rukora cyane, uburyo ruvuga, uburyo ruhinduranya ibiryo, ubona yuko rukomeye cyane, rwakabaye rurimo akagufwa gatoya, gusa nta gufa rugira. Icya karindwi wamenya ku rurimi ni uko ku rurimi habaho udukoko twinshi cyane. Kimwe no mu kanwa naho habamo udukoko twinshi cyane ugereranyije n'ibindi bice byo mu mubiri. Bavuga yuko mu kanwa hashobora kubamo za mikorobe zigera kuri miliyoni 700. Izi ni mikorobe ziruta bimwe mu bice byo muri tuwarete. Niyo mpamvu umuntu udakunze gusukura amenyo ye no mu kanwa, kandi akakunda gusomana n'abantu atazi, aba ashobora kwandura indwara atazi kandi mbi cyane. Icya munani wamenya ku rurimi ni uko ururimi hari ikimenyetso cy'indwara zimwe na zimwe. Ururimi rubimuruza y'izindi ndwara zishobora kuba ziri mu mubiri, nk'ubwo iyo rwatukuye ushobora kuba urwaye anemia, rwaba rwabaye umweru ukaba ufite infection, rwaba rutari kumira neza cyangwa rutari gukora neza ukamenya yuko ufite ikibazo cy'amazi make mu mubiri, rwaba ruri kukurya ukamenya yuko wagize ikibazo cya vitamini nkeya cyangwa se indi ndwara ukwiye kwitaho. Icya cyenda wamenya ku rurimi ni uko iyo ururimi rukomeretse cyangwa rurwaye rukira vuba ugereranyije n'indi mikaya yo mu mubiri. Impamvu ibitera nta yindi ni uko runyuramo amaraso menshi cyane ndetse rukagira n'imitsi myinshi. Ibi bituma ubutabazi buza bwihuse kandi bukaza ari bwinshi. Icya 10 wamenya ku rurimi ni uko ururimi rukorana n'agace kitwa trachea. Aka gace gakorana cyane n'ururimi kugira ngo kabashe kurinda ndetse no gufunga umwuka wo mu bihaha ngo utajyana n'ibiryo cyangwa se ibiryo bitayobera mu bihaha. Epiglottis, agace k'inyuma y'ururimi, niko kabasha gufunga trachea kugira ngo ibiryo bibashe kumanuka mu muyoboro wabyo bitayobeye mu bihaha. Reka nizere yuko kino kiganiro hari icyo kikunguye, ukaba wamenya ururimi n'uburyo warubungabunga. Ururimi ni inyama yigenga ikora ibyayo, niko bamwe bakunze kuvuga, gusa ifite akamaro kenshi ku mubiri wacu. Ntitwavuga, ntitwarya, ntitwakumva uburyohe rutariho, ariko kandi twumvishe yuko rushobora no kwangiza bivuye mu magambo ushobora kuvuga. Ukwiye kuruvugisha amagambo meza, amagambo y'ingirakamaro, kandi tukarwitaho kubera yuko narwo ari ingirakamaro. Ndabashimiye cyane mwe twabanye muri iki kiganiro. Niba uri muke hano ntiwibagirwe gukora subscribe. Ni Rurimi unyemerere guhera ubutaha.